Reka tubasuhuze cyane abakunzi b'Iboneye TV, abakunzi baza gahunda zacu zose, mukunda development network n'ibyikora, mwebwe mukunda za gahunda zacu kwa 16 twise Iboneye health programs, ni biganiro tumaze iminsi dukora ibyerekeranye n'imirire, ibyerekeranye no kwihangira umurimo n'ibindi bitandukanye. N'ubundi dukomeje rero muri iyo njyana y'ibyo biganiro bifatiye kuri za gahunda uko ari 16. Ubu rero turi ku nkingi ya mbere, ukunda kugomeza kuganira ku nkingi ya mbere, mindset change, ndetse n'iriya gahunda yayo nziza twita Iboneye Research and Training Center, ubundi tukanayita tutindikaza ubwenge duhugurane. Ifite rero ibyizo twise ngo ni special sub programs. Izo special sub programs zirimo twagiye tuzivugaho agaseke kamanga y'ubuzima, tugira tuvugaho umurajyo n'imiravumba, tugira tuzivuga mu buryo butandukanye. Ariko ubu iyo turiho noneho ni iriya twise imboneza muryango urubuga rw'abato. Imboneza muryango urubuga rw'abato, murumva umuryango n'ubundi iyo tuvuga umuryango, umugabo, umugore n'abana, ariko umwana tukamuha umwanya rwose wihariye. Bakunzi bacano yacu rero dukomeje kuganira neza, kugira ngo dushyigikirane, aho ubwo buryo bw'uburere bwo mu muryango cyangwa se family education tukabona ikwiye gushamikira neza ku byo twita complementary education, cyangwa se uburezi bwunganira n'ubundi, guzanya mu muryango, abana n'urubyiruko, umugore, umugabo, abandi bantu baba muri urwo rugo. Iyi ni gahunda igamije gufasha imiryango, abana n'urubyiruko kugera ku mibereho myiza binyuze mu buryo bwimakaza ubuzima bwuzuye, butita gusa ku bumenyi busanzwe, ahubwo no mu buryo bwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ubundi imirire myiza, n'ubuzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere byo mubona ko burimo ibintu byinshi ry'ahohoterwa ryo mu ngo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, abana b'abakobwa batwara inda bakiri batoya. Hari ibintu byinshi biriho rwose abantu bakwiye gukomeza dukwiye gukomeza gushyigikirana. Turi mu gihe gishya aho abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye, impinduka z'ikoranabuhanga, ibibazo by'imirire, kurya, ibibazo by'imirire. Murabizi nimwe muri sije dukunda gutindaho imirire, ndetse aho unasanga imirire yo hambere yaragiteshwa agaciro, maze abantu tukinjira mu mirire ishobora no kugira ingaruka ku mibiri yacu. Aha rero imirire nayo tuyitindaho, kandi tukabona ko imikurire y'umwana ugomba guhuzwa nyine no kuba yariye mu buryo bukwiye, ibyo kurya birimo intungamubiri zihagije, ariko none zitarengereye. Gusanga umwana yarabyibushye, umwana w'imyaka 7 ugasanga ufite ibiro nk'iby'umugabo w'imyaka 30-25. Hano nukureba rero, ibibazo by'imikorere mu muryango byose bikagira ingaruka rero ku mibereho y'abana n'urubyiruko. Bityo rero dufite gahunda twafata nko complementary education, cyangwa se uburezi bwunganira n'ubundi. Bugere ko akagoroba k'ababyeyi kari ingenzi. Ibiganiro by'abagabo nuko akenshi byanyu byinshi usanga bibera mu kabari, ariko buryo n'abagabo abantu bakwiye kungurana ibitekerezo mu buryo butandukanye, mu nama, nko mu muganda w'ukwezi, ariko no mu nteko z'abaturage. Abantu bakwiye rwose kugira ibiganiro by'ubwoko ku muryango, kuko imiryango ihurije hamwe niyirema amatorero, niyirema za club zitandukanye, hanyuma nabo bakarema igihugu. Umuryango rero nukomeza kuwutekerezaho, aho abantu nyine ubumenyi bwuzuzanya n'ubundi, aho tugamije gushyiraho uburyo bw'uburezi nyine bufasha mu kurera abana n'urubyiruko mu buryo bwuzuye, bushingiye ku ndangagaciro za gakondo ndetse n'ubumenyi bwa kijyambere. Ariko ntibukureho indangagaciro za gakondo. Mu kiganiro cyacu cya none turaganira ku byerekeye ubuzima bw'umuryango, imikorere yo kurera abana, ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo twirinde zanda zateguwe n'ihohoterwa mu muryango, ndetse n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu rubyiruko, turwanya n'ako gahinda gakabije.
mwumva uyu munsi turasa n'abagenda tuvuga nyine ku byo tuzagenda tuvugaragaza, ariko tuzakora za episode nyinshi zitwa n'ubundi imbonezamuryango urubuga rw'abato, imbonezamuryango urubuga rw'abato. Twongeye twibutse ko abakunzi biboneye TV, televiziyo yacu, aho twungurana ubumenyi butandukanye, mu ngingo kandi zitandukanye kandi nziza zishobora kudushyigikira. Ni nk'urumuri turamurikirana. Nimukunde rero mukore subscribe, rwose mbere yo gukomeza kumva banza ukore subscribe niba utarayikoze, kanda handitse subscribe cyangwa se s'abone ukoresha igifaransa. Nimukande na like nimuyikande kugira ngo abantu burya YouTube nayo iyo yabonye mwabikunze irushaho kurekomanda cyangwa se gutanga ubwo butumwa hirya no hino, maze abareba YouTube abareba channel yacu bakaba benshi, bigatuma birushaho kugenda neza. Mukore comment kandi mujye mumpana comment, mwandike uko mubibona ibintu, bityo uko mubikunda kandi mukanabigaragaza, bituma na YouTube ibirekomanda ku bandi bantu benshi. Rero tukomeza guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe no ndetse kandi no birwanya cyane mu rubyiruko kugira ngo dusenyere agahinda gakabije. Izi mpinduka ziri ku isi zanatera agahinda gakabije. Rimwe hariho ubushomeri, ngabo kandi nta n'ubwo ubushomeri gusa, ahubwo harimo n'ubutamenya, harimo urwiganwa, hari ibintu byinshi bishobora gukururira abantu kugera mu gahinda gakabije. Ibyo rero biri mu byo duhanganye nabyo. Twese twumva ko umuryango ari isoko y'uburezi, kandi mu gufasha ababyeyi, abarezi ndetse n'abana kugira ubumenyi buhagije, tuzashobora kubaka imiryango ikomeye, ikora neza kandi ikagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Muri ibi byigisho twarasomye, twafashe umwanya kandi tuzakomeza tubufate mu nyandiko za Dr. Isidore Agra afatanije na Dr. Gallup, uko ari babiri bakoze igitabo bakita n'ibitabo bigizwe n'imizingo 4, ibitabo binini cyane biri kumena afite na za volume enye, bise Guide de la Familiale. Ni nka family education, aho usanga harimo ubumenyi butandukanye bwiza bwo kubaka umuryango, kubaka abantu. Hari inyigisho zitangaje, imibereho y'umugabo, imibereho yihariye y'umugabo, indwara arwara, imibereho yihariye y'umugore, indwara arwara, kubana n'umugore n'umugabo, yekinye n'imyororokere, ubugumba, ihohoterwa rishobora gukorerwa mu ngo, buri kimwe, gutwita, indwara zo gutwita, kurera abana, harimo ibintu byinshi cyane. Kurera abana, uburere bw'abana bafite ubumuga, bavukanye ubumuga, uburere bw'abana babandi kwita hyperactive, abana nyine ubona bameze nk'aho bafite imyitwarire idasanzwe cyangwa se n'abandi b'abahanga cyane, bamfasiriduwe. Babana bafite ubuhanga budasanzwe, ni gute barerwa, ni gute bahanwa. Ahantu tuzi ibintu bitandukanye kandi muzabe hafi nahamagare na bagenzi bacu benshi, kandi n'uwo wese wumva hari igitekerezo yatanga vuba turatanga ikaze ku bashobora kuza gutanga ubuhamya uko barera abana babo, uko uburere bumeze, ibyo bavuga ku burezi bw'iki gihe, buri kimwe, impinduka ziri guterwa n'ikoranabuhanga n'icyo abantu bazikoraho. Uwo wese wumva hari ubumenyi afite bwagira icyo bumarira abantu, rwose dutanze ikaze cyane, kuko niko tuziyubakira igihugu bityo kubanza kubaka imiryango ikomeye, imiryango ikora neza kandi ikagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Muri gahunda yacu rero tuzareba kandi ku buzima bw'umubyeyi n'imiyoborere y'abana. Gahunda z'imirire myiza ku bagore batwite ndetse n'ababyeyi babyara ni ingenzi cyane kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza. Kubera ko duhuza ubumenyi gakondo n'ubumenyi bwa kijyambere, tunashobora no kumenya no gutanga inama ku mikoreshereze y'imiti gakondo, abandi bakoresha imiti gakondo batwite, ya miti muha abana, no kumenya uburyo bwiza bwo kubikora mu rwego rwo kwirinda kuba byakwangiza uwo mwana uri mu nda, byakwangiza umugore utwite
tuzatanga inama nziza rwose. Twifuza kandi kuganira ku buzima bwo mu mutwe ku rubyiruko narwo ni ingenzi muri iki gihe. Ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byiyongera cyane, aho umubare munini w'urubyiruko rugira ikibazo cyo guhangana n'agahinda, guhangayika n'ihungabana. Mu biganiro biri imbere tuzagenda tureba uburyo bwo guhumuriza urwo rubyiruko, imirire n'iminywere ko ishobora kugabanya stress, kwirinda inzoga, kwirinda ibiyobyabwenge, gufasha urubyiruko kugira umutima wuzuye no kumenya guhangana n'ibibazo byo mu mutwe. Ku bijyanye rero no gushyigikira imiryango, turabona ko imiryango ikwiye kubaho, bagakorera hamwe, bakagira uburyo bwabo bwo kuganira no gukemura ibibazo igihe hari ikibazo cyabaye, bakirinda ihohoterwa, bakirinda intonganya za buri kanya, kandi hakabaho n'akamenyero ko gutanga amakuru ku gihe. Ku muryango ntabwo turi buze guhura no kuba mu muryango wonyine, ahubwo n'abaturanyi. Niba hari bitagenda neza, gutanga amakuru ku gihe kugira ngo abantu barinde bicana, bamwe bagwa abandi nabi. Aha gutanga amakuru ku gihe tuzasanga ko ari ingenzi. Tuzaganira kandi ku buringanire, tuzashyira imbaraga mu gutanga ubumenyi ku bijyanye no kurera abana mu buryo butanga imbaraga, guhangana n'ibibazo by'ihohoterwa mu ngo, no kumenya uburyo bwo kubana mu buzima bwiza. Ibi byose rero tuzabikora binyuze mu bufatanye n'inzego za leta, imiryango itegamiye kuri leta n'abikorera, kandi buhoro buhoro tuzubaka uburyo bw'ihuriro rifasha ababyeyi n'abarezi kugira ubushobozi bwo kwiga neza no gukoresha ubumenyi bukenewe mu kurera abana n'urubyiruko. Byose turabizi neza bijyana n'icyerekezo cyacu 2050, kandi nibi twita NST2, ndetse n'ibindi bitandukanye duhuje aho hano muri rusange, nk'uko nk'izi Sustainable Development Goals zantego 17 z'umuryango w'abibumbye. Usanga uburezi, uburere, iterambere, kurwanya inzara biri mu bintu by'ingenzi. Twababwira yuko rero iyi ni intangiriro. Mu biganiro bizagenda bikurikiraho tuzagenda dusobanura neza uko buri ngingo uko uzashyirwa mu bikorwa, abafatanyabikorwa dukeneye, uburyo ababyeyi bashobora gufatanya n'abarezi, ndetse n'uburyo twese tuzafatanya mu guteza imbere imibereho y'abana n'imiryango mu gihugu cyacu. Rero twavuga ko turi kumwe muri kiganiro cya mbere, ariko bizakomeza muri iki gihe. Twitegura rero neza kugira ngo uko tuzabone uko twigisha abantu benshi uko bashobora gukora neza mu gutegura imiryango ikomeye, abana bafite ubumenyi buhamye, ndetse n'urubyiruko rufite ubushobozi bwo kwihangira imirimo no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. N'ubundi twongera kubararika ikiganiro, niba ucyumva kumva ni cyiza, mwese uko mujya mwitabira ibiganiro by'abarezi, ndavuga abarimu, ababyeyi, urubyiruko, abana, imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se imiryango nterankunga. Yemwe nakubwira ngo rero turi kumwe, ngaho hasigaye kanda subscribe, mukoreshe ibiganiro, mujye mubyohereza n'abandi babirebe, kandi rwose mubakangurire kubireba. Mukangurira abafite ubumenyi, abafite ubuhamya, bafite uburyo bwiza bwakunganira bagenzi babo, bakurikira ibi biganiro kandi bitegure no kuba batanga ibitekerezo. Sura kandi website yacu ni wiboneye.com. Wiboneye.com ni website yacu. Hanyuma kandi ushobora gusana no kuzindi mbuga, haba Twitter, haba Facebook, haba Instagram, ni Biboneye. Banditse Biboneye genda ubona, ariko urabibona ukaza kumenya nyine ibyo tugenda dukora. Hanyuma kuri 0782 360 311, 0782 360 311, aho ngaho wahohereza ubutumwa bugufi, wahamagara, wakwandika kuri WhatsApp, hanyuma tugasangira ibitekerezo kandi tukunganirana.
naho ubutaha n'ubundi mu biganiro nk'ibi ngibi. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.